iyo ubonye Kanyombya uravuga uti uyu ni umukinnyi wa filime. Yes. Ariko abubu ngubu umuntu wavuga ngo ni ari top ninde? Umuntu wavuga ngo wazana ndi hano. Urareba kera bakoraga ibintu bikabostinga. Urumva? None ikindi basaga nkaho bafashanya. Bagasapotingana bubwabo nta bintu byo batagendeye kuri ibi batagendeye kuri ariko ubu urajya kubwira umuntu casting umubwire ngo zana 10,000 kugira ngo winjiremo zana 100 benshi tugenda tubumva amafaranga bagiye baka abaturage hari n'umwana maze iminsi arira ngo yagurishije ngo amahene yiwe ngaraza atanga amafaranga ariko kuri urwo ruhande nkunganire reka kujyana ku musozi ariko ntabwo nari nanoga okay banza ariko ikintu nakunganira wowe reka nkunganire ngewe niba Kiramana akubwiye ati ngwino muri cinema yanjye uratanga 300,000 sibyo ngewe nibi yasigaye aca abantu ndabizi none reka mitamubaza buretse ibyo ntago ari ruswa kuko ngenda byemera neza nka Kanyombya nawe ni muri legend Kanyombya nimba afunze ikintu kikaboostinga nkuba afite channel sibyo nago nakuzana uvuga ngo urashaka gukina filime ntigeze gukorera casting ngabibone of course arabanza guca amafaranga reka turibomore amafaranga ko kwigisha uri gucakore hoya ejo nari kumwe n'umwana w'umunjeniyeri aho hantu uvuze simazi n'uwo muntu uvuze reka tunamwihorere twamumenye mu gihe cyashize munani ndamwise mwibagirwa tuganire tujye mu bigwi byacu bya sinema ijambo wavuze ngo kuki sinema za kera yego zitameze nk'izuba kuki abakera bakinaga neza abo bari gukina ukundi kuntu kandi bari bwo hari iterambere nous avons fait des cinémas d'origine zifite isoko iriya ni filme yari ifite isoko yari ifite inyandiko nziza yari creative imiterere nziza yari ifite nyirayo yandika afite uburyo yandika kandi yahuye n'abantu uzandika buri utazi icyo se yavuze amenye icyo sekuru yavuze bivuga rero ko iriya filme zacu za mbere ni d'origine zikurikira n'izindi twakoze nanjye niyo nanditse niyo nakoze ni filme d'origine zifite isoko jya mbere ko mbivuze ariko igihe utari wayibona utarabona n'izindi ukore comparaison usanga iterambere n'iri nuvuga ngo rero ubu ngubu ikintu gihari ubusambo umuntu arashaka kugira ngo urasaba kugira ngo ujye muri filme aho kugira ngo ukore casting akakugurana amafaranga. Yes, reka mbasuze kandi bayikaze mwebwe mukunda kandi mugakurikira Umurwa Live TV aho muri hose reka mbifurize kumererwa neza mbashimire cyane mwebwe mwakanze subscribe n'ukuri Imana iba umugisha televiziyo ivuye kure ivuye ahantu habi ariko ibyo byose kuba uyu munsi ibashije kugaragara irimo ira trendinga ni mwebwe reka tubashimire cyane tunashimire boss wacu utajya ucika intege watubwiye ati mukomeze muhanyanyaze mupambana ibintu bizacamo none ubu channel yafashe umurongo dusigaye dutumira ibyamamare bitandukanye harimo n'umuregend twatumiye hano ari kumwe n'umukobwa mwiza Kanyombya Kanyo ikaze mu kiganiro. Okay, tugende nakakongereza kacu ati by the way anyway short away. Nuko ngo rero tutitangira ngira ngo murabizi ko mugomba kuba muri already tayari mukamuzi ko mugomba gukora subscribe mukakora share mugakora link mugakora comment ikintu cya mbere ni ukukora comment mureba ko rero ndi kumubwa n'umukobwa mwiza sinzi ukuntu amenya beza ko nge ntabazi dore ni mwiza how are you ariko jumwana kabizo abakobwa baragukunda aho ndakamuhaye ako nakabizo ariko ntago mwana kabonye nagerageje kwihisha kugira ngo mutavuga ko ngenda somagurana nk'inyoni ariko rero turi kumwe nawe ngira ngo yabibwiye utavuga izina ryawe amazina yawe witwa nde Jesse ndakuvuga nje nitwa Bella izina ni ryo muntu ni Bella kuko ngubu abantu bavuga ngo barashaka ba misi abaziranenge dore ko umuntu ugomba kuba ari misi agomba kuba ari iki agomba kuba adafite inkovu adakutsa amenyo atarakubiswe nkawe adakutsa amenyo aratangiye ubwo we ntiwaba misi abagira amenyo baseka batayagira gusa utangiye kunseka kuki wemeye ko ngo narinde kukurata kuri ufite inyinya nziza none utangiye none urandata ariko kandatira ko yafite ibingibi ntabwo ibi ni nagashinyaguye yego reka rero mbwire okay uko biri kose urankunda nanjye ndamukunda hari umukobwa udukurikiye ugukunda cyane uri hariya mu karere ka Nyagatare yitwa Umutoni wa se Marina
reka nawe tumusuhuze cyane. Umutoni wa Semarina yarambwiye ati nuba wicaranye na Kanyombya uzambabarire mu nsuhuze bizanshira. rero ntabwo ngiye kumusuhuza ngo suhuze Umutoni ahubwo ndasuhuza Marina kuko Umutoni ni nko kuvuga ikigage uzi ko ikigage kigira izina rimwe ugasanga ibigage byose byitwa ibigage na Mutoni rero ni Mutoni uvuga ngo Mutoni hari n'undi twakoranye hariya hakurya yitwaga yari umuhungu witwaga ngo Umutoni wa Methode. Ibyo se ni izina ry'abagore ariko yatubwiye rimwe sibwo nawe mugeranyije n'ikigage. Buretse Umutoni ndareba ngasanga ngomba kusuza Marina. Iryo zina ni iry'umwihariko. Yego Marina turamusubije cyane. Niko ikigage rekera aho ngaho. Nibatubwiye izina rimwe? Igutwaye iki? Yaryo riri kwirangamuntu. Aha. Tuguhuje na Kanyombya wari umaze igihe utubwira uti yewe ndifuza ko dukorana ikiganiro ariko nanone nkaba nicaranye no mu legend Kanyombya. Ariko ubundi uriyumva utubundi. Uriyumva umeze neza? Ngiye meze neza umva. Impamvu ndi guhumekera ahantu hose. Uramenye utaza kutuzanira bya bindi. Ngarimo arahumeka. Ubwo ni hehe na hehe urimo urahumekera? Kuko ngo arahumekera umubiri wose. Uramenye utaza gukora bya bindi. Uyu mukobwa ibintu avuze urabyumva. Ngarimo arahumekera ahantu hose. Ko guhumeka ni byinshi. Ndi guhumekera ahantu hose. Ngiye ndishimye guhura nawe. Ngubu uvuze ngo guhumeka. Umubiri nawe urahumeka. Sibyo ko dufite ikintu cyitwa pole. Izi pole rero zirahumeka nazo. Akaba ari handi havamo koya ubwoya bukaza bukamera ibintu nk'ibi. Ahariho hose. Ugahumekera no mu matwi hari igihe ugira gutya umwuka ugatunguka mu matwi. Wajya ukawurohumetse. Wajya ngo ukawurohumetse. Ariko niba uhumeka hahandi turahiyamye ntuhumekera aho hantu. Ndahihanije ngewe. Kanyombya hari abantu bagukunda cyane bahantu hitwa Rusine hariya hirya Nyacyonga haruguru gatoya muri quartier ntuyemo. Muhungu witwa Bizi barambwiye bati turashaka kwikoranya Kanyombya kuri Noheri tukamubagira ihene tukamugurira ikintu bita fanta iyanywa yari yo yose Kanyombya akadusura. Urababwira iki? Baragukurikiye n'abacuruzi bakomeye. Turi kumwe sister wanjye nkunda ahubwo sinzi watinze kugira gutya. Oya humura shitsa gatima mu nda. Ntabwo umutima wanjye uba mu nda uri Kanyombya. Uri mu gituza hafi. Abo bantu bagukunda urababwira iki? Baragukurikiye. Nawe ndamukunda ariko kuvuga ngo bazabaga ihene ndabyemera. Ariko nzi ko kera bajya bavuga ngo nta mugore urya ihene. Kuko ngo hari igihene ngo kazahebeba. Nawe uzarya kuri iyo henera. Urumva atangiye kuzana ubusambo. Ari kunkura mu murongo kugira ngo azarye wenyine. Okay, uzarye ku ihene ntacyo. Basi uzamena akagufa. Wari umurizo wayo. Nese Kanyo uyu mukobwa uramubona gute? Ni fresh sinakubwiye ngo barashaka ba miss. Urareba ko urashaka umurizo w'ihene? Ndikugutaka ukitakuma ndakubwiye ngo abantu bavamo ba miss. Ubu urareba ko ni inzobe asa n'umwenda we. Ni byiza cyane. Urareba ko nibuze tugiye kuvuga tuti turatora ba miss. Nka Miss 2026 ngiye nshobora kumwamamaza akazatanga kandidatire akaba mu Miss. Nuko ba Miss bavuga rero ngo barashaka Miss ngo nyororotse ufite akaguru kameze gatya usibye ko afite kwisi urayireba. Iyi kwisi nayo nta kibazo ariko ngewe nshobora kumutangamo kandidatire akatanga kandidatire ya Miss. Kandi abivuze agomba kwitanga muri kandidatire akaba Miss. Ni muremure nta nengembi afite ni inzobe afite utunwa twiza afite akazuru keza afite twiso tumeze nk'utwo ariya ngo abazungu nibo beza reka da tutaza kubavuga ko ari beza bakaza kumera nabi ariko noneho afite n'utwinyo twiza ntabwo yakutse amenyo ntabwo ryahongotse afite nawe ubona umuntu wakutse ndagishaka kujya mu mutake ndashaka kumutangira kandidatire afite amatwi meza ntabwo ari nk'ay'urukwavu afite ihereni ntabwo rihenze cyane ntabwo ari bya byo kwambara amahereni yandi arereta afite n'ijosi ryiza ndakubwira niba muzi ko 2026 agomba kwitoza ntabwo ari kwitoza ahubwo ngenda mutangira kandidatire kugira ngo azabe Miss uri tayari akira noneho rero uyu mukobwa ari icyo nabonye ashobora kuba yarasitaye nk'uwakandagiwe n'inuza n'ihene kuko icyo dushaka udakuramu hano udakurira kuri kamera kuko uya navugaga inkweto ni ukugira ngo tutareba amano akaba yarakandagiwe n'inka kuko ari iwanyu ni mu Mutara ni mu majyepfo naho haba inka ukaba ushobora kuba warakandagiwe n'inka ino rimwe urwara rukaba rwaravuyemo ntawagutora nka Miss njye ntabwo naragiraga nabaga ku rugo Kanyombya ari ibintu bibiri umukobwa yambwiye tujya guhura hano yambwiye ngo umbwirire Kanyombya icyambere ko nkiri isugi cyo ni icyambere
urumva ntabwo mukeneye. icya kabiri yambwiye ngo ndashaka Kanyombya anzamure muri sinema. N'ubundi ngewe uri bumusubize. icyo ngiye kubwira iryo jambo uvuze yakubwiye agenda ajya kongora agomba kubinyibwira njyenyine. Bya mbere nuko ari isugi. N'ubundi kugira ngo uzabe Miss ugomba kuba uri isugi, ariko bivuze kubinyereka nabyo kuko njye ndi muganga turiherera urajya kubinyereka. Nuvuga ngo ugomba kuba uri isugi hanyuma Kanyoko nkukemanzi. Turajyana turi babiri twenyine. Uriya magambo yitwa kemanzi, kukemanga biva mu gifaransa yitwa kemande. Kemande rero umuntu nukumoza ku rutoto. Ibyo ngibyo rero ntabwo ari byo, ntabwo ngo kemanzi. Ahubwo icyo kintu ukinyemerere nze kugupima. Nese we kuri muravuga ngo Kanyombya ngo ntiyagupima, urabona Kanyombya ari umupapa mubi? Umupapa ntabwo ari umuganga mubi. Ntabwo ari umuganga w'inkubaganye. Urabona ari umuganga mubi? Kubijya atagusuzuma. Ese ubundi aragusuzumisha iki? Kugira ngo arebe ko ukiri isugi. Oya wibivuga ibyo ngibyo ntabwo wize ikiganga, twe dufite uburyo dupima, tureba abantu ukabapima. Nk'ubu natangiye kumutaka mubwira nti dore ubwiza bwawe aho buri kugira ngo uzabe Miss. Izi nzara zo ziremerewe sesa n'inzara ze za original, kandi ntabwo ari inzara z'ibitirano bya bindi bagenda bapamba ku bantu. Ko za nzara bashyiramo bya bindi bambara ntabwo kugira ngo uzatorwe kuba Miss, ntabwo tubyemera namba, ahubwo twemera inzara za original zigaragara ko ari kavukire, apana za zindi z'intererano. Urareba ko ibyo bintu abyujuje. Akaba afite izi nkweto zo ushobora gusanga azifite, ariko ugasanga hari umuntu ushobora kumwigana akigana kwambara izi nkweto ngo azafate umwanya we, ariko izi nkweto nazo ni original. Ni original, usibye ko za zindi se bagenda bahagazemo nazo. None se kugira ngo ngewe njye manager wawe rega nzakugurira ahubwo fasha. Uyu nguyu wajuje. Watangiye gukurikira Kanyombya ufite imyaka ingahe? Mva hari agasene bakinye najya nibagirwa, nyina wambo ugasanga Kanyombya ahantu bahagaze arira cyane ngo ngo yari yarabuze Kanyombya, ngo sheri ngo ubuse nkumvaga ngo nzababone kuko ntagufite, ngo ubundi wari waragiye. Yo sheri ndayanze ni imikino koko. Oya njye natangiye kumukurikirana ndi mutoya, anajyana amasahani muri tuwarete. Ahubwo ikintu kimwe uvuze kizangiye kukubwira ngo usubize. Ureba ko ni ngewe ngiye kukubera manager wa 2026. Urareba tugiye kubwira abantu urubyiruko, ugasanga umuntu ari ahantu arakubwira ngo sheri kandi uri umugabo w'abandi, sheri kandi uri umuhungu witeguye ejo bundi kurongora, sheri kandi ufite umuntu uri gukurikirana uri guhigahiga nk'ifuku ugenda ushakira. Urumva ntabwo nari nkwise sheri. Rero iyo sheri nari mvuze sene wakinye n'undi munsi kuvuga ngo sheri. Ibyo ngibyo bya nyina w'umugore yashaka kunyishyira iki isoko n'umubano wanjye n'umugore wanjye ngo sheri. None se ubundi uretse kubeshya ntabwo ndi sheri w'abantu bagufi. No. Abantu bagufi urabanga? Ndabanga cyane kuko nta bwenge bagira. Bagufi kuba mugufi. Kanyo icyo kintu uvuze ko igihe uri mugufi na roho ni ngufi, n'ubwonko ni bugufi, n'amatwi ni magufi, n'izuru ni rigufi, n'umuntu ariko nyina w'umugabo afite iminwa miremire. Afite ibintu birebire. Ubona se atarabyaga agakobwa keza. Kanyo kubyara se muravuga ko bikomeye cyane. None nzovura mwanga kandi mbona mwirwa. Nanjye nibyo nendaga kumubaza. Ndakubwiye abantu bagufi Angela. Hako nawe ahora mupyinagariza imbere ya kamera. Abantu bagufi ngo arabapyinagaza. Nakubwiye rero ngiye kubikubwira mbaneho na general. Shobora kuba ni Angela ari Ansulit. Lieutenant General Angela Lieutenant General. Lieutenant General. Nese ubundi Kanyoreka nkubaze. Ubundi wo kundi. Kamanuka bikajya kuri koporo bikajya kuri private bikagenda bikaba kurutu. Nyuma ya kurutu ntawe ishaka rwose. Ubwo umugufa bari inyuma ya kurutu. Yari inyuma ya kurutu. Nese ubundi wowe umuntu mwiza kuri wowe abateye ati? Umuntu mwiza ni umuntu dore wa mbere nakweretse. Hari nundi nakweretse nahishe. Ariko rero ni ukuvuga ngo wa mbere nguyu ureba ko namutatse nabereketse ko ateye ni muremure. Ntabwo ari mugufi, afite amatwi aringaniye, nta matama afite bya bindi bya nyiramatama, ntabwo ari nyiradigi. Ureba ko mu nda ari normal, ari sawa. Kikureba umugongo ntabwo ari wundi uhese umugongo nk'uhetse ese yapfuye. Ureba ko afite nyine maximum. Angela yo nayibanyeho,
ariko ni maximum. Ariko Kanyo hari umuntu ushobora kubona gutya akagira ngo ukunda abagore uri indaya. Ushobora kubikeka kuri indaya. Oya, Wamusubiza iki? nkunda abagore pe. Icyo mbakundira kimbaze wimaze nkunda abagore. Ukunda abagore? Nkunda abagore. Cyane ukubwira ni nkunda. Muri make uri indaya. Nuko mama yapfuye. Nkunda abagore, mama yari umugore mwiza. Nuko yapfuye. Hari undi nawe wapfuye naramukundaga cyane. Naramukundaga cyane ku buryo niko numva ukunda abapfa. Noneho nuko bagiye numva uri gukunda abapfa kujya gukunda abagore bari. Nuko bancitse babigendeye. Urumva abagore ari gukunda nabapfa. Ntabwo ari abapfa. None nese numva abantu bose uvuze ngo ko yagukunze ntabwo umuntu apfa. Wowe yamubaze Kanyobye ko we wamukunze namukunze umupfu. Uzi ikintu cyambere kirakaza umugore. Fanone. Uzi ikintu cyambere kirakaza umugore. Nukwinjira mu rugo agiye gushakamo. Ariko se agasanga ifoto y'umugore wapfuye iracyari gute kutari waba umugore ariko urebe uyu muntu afite tiku. Nta tiku njya mbibona muri filime. Muri filime. Ariko yambwiye ko ari isugi. Njya mbibona muri filime. Ibyo nibyo nashakaga kugira ngo azi. Ase Kanyo uyu mukobwa umwitegereje ubona kiri zamutange mu kandidatire. Atari isugi ntawe yajya. Ariko sinzi niba abamisi bose ari amasugi. Kandi uri dogiteri uri kubapima. Hari umuntu wigeze gufungwa barabanza akabaverifya akabakontorora. Ya bintu bye kubanza bangiza hanyuma bakugira ngo bazabatora. Ntago bamubeshyeraga koko. Banza ari kumubeshyera ariko. Nukumubeshyera kubera ko ntago yaba yagukuyemo ubusugi ngo ukomeze amarushanwa. Erega Kanyombya ntago waba uri umuhungu ngo wita ngo abari we coordinatinga irushanwa rya Miss. Umva reka nawe wa ikindi ngiye gutsindira. Ngo nkunda abagore. Nkunda abagore kuko bakontororwa n'abagore. Nkunda abagore kuko badukunda. Nkunda abagore kuko badushaka. Nkunda abagore kuko nta wundi basanga utari umugabo. Nuvuga ngo nka bya bindi bavuga ngo bamwe n'abatinganye. Ariko nk'umuntu utinga undi urameza. Ibyo bintu ntabwo ari abagore bari bireze birimo n'igiceri. Ntabwo ari abagosi n'abagore. Ngo birimo n'igiceri. None se reka nkubaze. Birimo amafaranga. Ariko ubu wakica ubuzima bwawe kubera amafaranga. Wenge sinabikora ariko ngo barimo kubikuramo igiceri. Oya. Iminota 30 n'ibihumbi 100. Uzi ko amafaranga utavunikiye. Amafaranga utavunikiye. Oya, ibyo turabyanze. Amafaranga utavunikiye n'ubundi agenda ubundi. Ibi abantu ntibakabikora. Ubundi abanyarwanda dukwiriye gukora tugakoresha imbaraga zacu. Abatinganyira banga. Ndabanga. Ubangira iki? Noneho mbanga nka Museveni. Kwa banga niko mwambanga. Cyane pe. The Excellency President of the Republic of Uganda yihanirije abatinganye. Nabuze mu kiganiro ndavuga ndi inyuma ya papa wacu Excellency Kaguta Yoweri Museveni. Ndi inyuma ye mu kubanga. Niba yarabahaye warning nanjye mbahaye warning. Akuzi ko abo haye warning hano mu Rwanda nibandi abatinganye bari gutuma abatinganye bari gutuma abakobwa bacu bagumirwa. Nese Kanyo nta mutinganye uragutereta kunyegera byonyine. Abahambirwa batumye tuguma kwishyirwa kuba nabera reka mbikubwira. Navutse mu nda ya data na mama. Ni wacu hazaga abashyitsi. Hakaza umushyitsi w'umuhungu akaba ari mubyara wanjye akaba ari murumuna wanjye kwa data wacu. Akaza ngo noneho reka babasasire murarane muryame hamwe. Sinshobora. Nararanye n'umuntu dutandukanye. Imibereho imiremere. Yego. Ntabwo ushaka kurarana n'umuhungu. Oya. Anyegereye byonyine ibyo ngibyo uvuga ngo nta wari anyegereye byonyine yaba yabonye isasu. Yaba yabonye urusasu. Oya ngo hari uwo murarana ari umuhungu. Reka nyikubwire philosophic man. Wambaye imyenda ukajya kumva inyuma arimo aramanura gakega. Oya ushobora no kumurarana nawe wenda yabuze harara. Yagukora gahita wirindura munsi y'igitanda cyawe ugahita umutera umugeri gutya. Urabyumva? Psychology ngiye koresha psychology. Uko Imana yaturemye uko tuvuka. Psychologiquement ikintu cyatumye imimerere cyane imiterere. Imiterere. Tukaba dufite ikintu cyitwa ngo nkundwa na mama nkundwa na papa. Nkunda abagore nk'uko babivuze. Impamvu bakundwa ni imiremere y'Imana uko yaturemye. Ntabwo yaturemye ngo dukunde abahungu ku bandi. Urwo rukundo rero ni urukundo rumeze rute? Nkuko ngewe nzashaka umugore nzashaka umukobwa nkuko nakunda uyu nangwa se babandi bavuga ati mucinciye umugore wa nyuma amucinywa kwera irari. Ariko ndakubwiye ntabwo twebwe nk'abagabo nta rari ry'umugabo ugomba ko niyo yamuca inyuma ntago amuciye inyuma ku wundi mugabo. Yanagukoze akagukoraho muri ubwo buryo wumva ufite iki? Niba ari amashani niba ari ibinya niba ari iki niba ari umujinya ntabwo tubizi. Umujinya ushaka kugira umujinya mbogo ukamwica nawe ukamuhitana. Ubwo nari ngiye gukora psychology kugira ngo
murebe wiyumve muri wowe icyo uri cyo n'undi yiyumve icyo ari cyo umukobwa yumve icyo ari cyo muri we iyo complex ayiyumvemo y'urukundo rw'umuhungu kuri we nkuko nkunze uyu nawe akaba ashaka kunkunda naya complex y'umukobwa n'umuhungu uko bagomba kugira iyo complex y'urukundo nawe kugira complex ivuga ngo ukunda mugenzi wawe w'umuhungu ntabwo ibyo bintu bibaho ntabwo wumva birenze kamere ya muntu birenze kamere ya psychology yego birenze kamere ya biology yego ubundi abantu batingana kereka wakubaka nk'itanura rirerera akajya agenda babirinduramo hari ukuntu abivuze mu buryo buri hejuru muri IQ aravuze ati muri psychologically ni ibintu bitumvikana ahantu haca umwanda haca ikindi gikorwa gute ibyo bintu ni ibintu wumva biri ntabwo biri complete yes uko biri kose uvuze ibintu tukaba twabidomoza nabyo tukaba twabiha agaciro gakeya ibintu byo kuvuga ngo ahantu haca umwanda uca henshi umwanda uca mu kanwa umwanda uca mu mazuru ese umwanda uca mu kanwa ko haca ibiryo haca umwanda gute mu kanwa haca ibiryo ikirutsi gicahe warwaye malaria ukaruka bya birutsi ni ibiki si umwanda ahandi warutse bukuru gutwa ni iki si umwanda turacyagenda no mu maso haca umwanda igihe ufite harya babita gute igihe warwaye amaso imirishyi wose umwanda cya bintu by'umweru biza mu maso biba biteye iseseme ukuntu noneho hari ikindi udashobora kwibagiza igihe ugiye kwihagarika ni umwanda ugenda ukavamo oya kwihagarika byo ndabihakanye mu Bushinwa ngo hateye abazungu ngo inkari wihagaritse wazinywa inkari ngo basigaye bazifata bakazikoramo icyo bita gasembuye ngo kakandi k'inkeke oya da ahubwo uvuga ati inkari niba zibaye nyinshi niba mugeze ahantu ho kunywa inkari nimushake mukizwe mwakire Yesu n'umwami n'umukiza wayo abashinwa ngo bazikora ngo baraziproduce n'uzatuma batanywa inkari bari inkari zabo urashaka inkari zabo kunywa inkari zabo noneho nkanywa inkari zawe se aho kurya ibyo ngibyo oya ko wanywiza abandi sizakanye zandese ahubwo vuga ko inkari ntazanye nawe nanywera inkari kuko njye sinywa izo uko dusembuye ni ingirakamaro nuvuga ngo ubuse nta bahungu bajya inkari zivamo babakorera ibindi bintu bijya gusa n'ibyo ndabyemera ikindi byabira mu Rwanda uca hahandi kwituma mbese ugiye kwituma uriya mwanda nawe uvamo ifumbire nuko tuba twabimenya nk'abanyarwanda wiciraho ukanyagwaho nyine uri kumva ucira gutyo n'umwanda n'umwanda uri gukora uranduza ahantu h'abandi ndakubura ikindi ubonye hariya wavuze mu maso ngo haze iki imirishyi wabona nk'ibiro cyangwa ubutuna oya ubutuna butandukanye n'imirishyi ariko dufasha abantu bo ku isi bashobora gutanga ibiro bingahe by'ubutuna yewe ase hari n'ikiro cyavamo ndabizi mwana nta nirobo niko sheri ntabwo mbizi nta nirobo rwose ntabwo mbizi ngewe ndashaka kubwira dufate abantu bo ku isi bangahe ku isi dufate muri Amerika imigabane yose dufate muri Afurika dufate muri Aziya dufate no muri Australia n'ahandi dufasha abantu bose kuva ku bana kugera ku banyina kugera ku bantu bose uko bangana nkuko baje kudutera ngo corona ngo badutere ibishinge ufate abantu bose noneho ubabwire muzane ubutuna bwanyu havamo ibiro bingahe bw'ubutuna nese ubwo babumaze ikikanyo ndakomeza ni nk'amagara mabi ni nk'amagara mabi ndacyabisubiramo amagarama sinamenye ni nk'ama nese ubwo ngubwo tuvuze ko nta kintu cyavamo twadufasha abantu bose tukaba nta kintu kiracyakomeza subiramo izina ryawe ni Bera kiro cyasohotse se bera abantu bose ku isi bose bavuze bera havamo umwuka w'ibiro bingahe kuko igihe usohoye kuvuga ngo bera ni bera uwo mwuka usohora nangwa nayo twabona ibiro bya bera bose bavuze bera twabona umwuka w'ibiro ariko uramutse ufashe noneho turacyakomeza twabuze ubutuna tugiye kuvuga ikintu gikomeye dufashe imisatsi y'abantu bose bo ku isi tukabogosha tugashyira mu mifuka twabona ibiro bingahe ibiro byaboneka kanyo ibiro byaboneka do reba iyo ugiye muri salo
usanga umufuka bawutsindagiye urumva ntago twabura rwose kandi babogosha umusatsi wo ku mutwe gusa ariko iyi nta yindi misatsi hari yindi bogosha ni nkiyahe ni wowe uyizi sinshaka kwa hasi ngenge kubwira ibiro by'imisatsi ishobora kuboneka ku isi abantu bashobora kugira ibiro by'imisatsi n'abayuda abayisiraheli nasi imyeru yawe ntabwo yakongera ibiro ariko urimo uramusesereza twebwe nta biro hoya yakongera ibiro imisatsi yabo nta vitamine ifite nta biro byaboneka y'abazungu ahubwo ngo abarabu none se yawe nta vitamine igira ko nawe mbona abaye yegora sindaba se umeze n'uw'abarabu abantu bafite injwi zifite ibiro ngiramo aho nawe uri gusesereza abantu bafite injwi ubwo ni ngewe ari kuvuga abantu bafite injwi urumva se kanyo uri abantu bafite injwi nta biro abashobora kuba bafite ibiro ariko twebwe gutya irende nk'iri nta biro ariko abarabu nawe se ni ukuvuga ngo abantu bafite imisatsi inyereye nk'imbeba yaguye mu mazi nibo bafite imisatsi ifite ibiro abarabu bafite imisatsi ifite ibiro ifite vitamine ugiye muri Israel niko bimeze ugiye mu Bahebroniya niko bimeze ugiye muri Turkiya ariko bari kogosha abagore oya nabo muri Turkiya abo bantu bo hirya muri za Mesopotamia muri za aho ngano ndakubwiye abo bantu ase bose bajye ufata imisatsi yabo urayipima urabyo ndabizi neza nese wayipimishije impamvu ariko bimenya zikiyogoshera zikaguha imisatsi ukayipima se umva uzi impamvu ari kubimenya yakubwiye ko akunda abagore kandi nta muri abo bantu bose arondoye hari umugabo wumvisemo nta mugabo wumvisemo wanga abo bagore rero ariko njye nabuze abagore bafite imisatsi yo kwisi nakubwiye Abahebroniya ariko abantu bari uri kurondora ntabwo uvuzemo abagabo savuze abagore ngo muri Turukiya ngo abagore ngo bajya babogosha kubera ko nabuze injwiri sibwo nkubiswe urumva atari ikibazo bajya bavuga ngo rundaga kwitwa n'inkuba nyabuntu utambera inkuba ndakubwiye kandi koko yambaye n'imyenda ijya gusa n'inkuba ntabwo ari njye ubivuze inkuba bayishushanya bashyiramo amabara ajya gusa wumve ngombe aho kanyo buriya reka nkubwire urumva nkunda witonze nawe ubundi ntabwo nakwemera ko nkunda ni ukugira ngo niwe ntabwo nzagucuruza ariko ndashaka kwamamaza gusa kanyo mwamamaze kivuga ko afite amatwi meza uze kumuha nimero yawe ndarayifata ndavira mwaho se kandi ni manager we nabaye manager wawe yego manager yego nyene abashaka kurongora mbabwira iki nawe uzamumanaginga mu ariko rero uzaze we shumbukuruza ngo uje kurongora umuntu wacu w'isugi tugiye kwamaza akazaba Miss reka bazabe Miss namara kuba Miss uze udusabe tugusabe inkwano nakuzana bwa buka bwanyu burazana agaka kamwe tubiri dutatu agaka ni agakambu kanyombya azatera umujugujugu ndakubwiye nakakene nabona uzanye igiye mahene n'ibiki azatera umujugujugu ni umunani ufunze inkwano nibyo ndabizi iwabo yamaze kwambwira kandi nahamenye ahavuka ni umunani ufunze apana kuza rero ngo uvuye muri Amerika uzanye ibyo kuvuga ngo mfite nk'ebyiri eshatu umunani ufunze neza hakubuka nyombyi yaryamye ntanavuga yasinziriye ntabwo uvuga none se ukeka kuki utekera ibyo gusinzira no kuryama urashaka kuryama nanjye njye simbishaka kandi none se manager ajya kuryamana n'umukozi we ibi noneho ni ibiki ninde mukozi wundi uri umukozi wanjye se kandi uri manager njye mbaye manager ariko wivuga ngo uri umukozi ko utangiye kuvuga ko uri umukozi bashobora kuvuga ko uri karyarugo atasi oya pedori ntabwo ngende karyarugo ntabwo noza amasafuriya ako nabo ni abantu rero baraguha bene wanyu ntago aka kanari njye ukavuze nta nubwo nari nacecetse karyarugo uzi icyo bisobanura ni wowe kubera ko arya ibyo kanyombya ko ndewe ugize ubwoba ni ukuvuga ngo nawe wakumereye nka urareba hari urumva hari n'ahantu we akanyana wawe ndi wafataga umuhoro akegeka mu nzu we hari n'ahantu we yanywaga n'amata y'abana urumva none reka mbwira warabizi neza kubera yuko azi amahane bakarya rugo bagira kubera ko yananywaga amata y'abana akabeshya urumva umwana bamujyanye yicara hasi kiraboroga uri tubaye bamwe ntabwo ngwere manager noneho ndashaka kuranga ube Miss ese uri tayari kurongorwa
ngo utange bakurongore bakujyane hanyuma mbone zanga ahubwo mbaza ngo ndi tayari kubaka urugo kurongorwa se ni iyihe definisiyo ngo nta gihe atarongorwa ye ntabwo biguteye ubwoba oya ngenda cyari isugi sindongorwa okay. ariko ntabwo bufite ntabwo bufite urumva nyine nawe iyo ugiye guca mu ishyamba bwa mbere urumva nta kuntu udatitira ariko iyo ugeze vuga cyane bakumve ni ukuvuga ngo iyo ugiye guca mu ishyamba urumva murabe mwumva nyine kubera uba utazi iryo shyamba ugiramo ubwoba ugatitira erega ntawe utinya ishyamba atinya icyo bahuriyemo yego ese wigeze guhura n'igisimba mu ishyamba ku buryo utinya ishyamba oya kandi iryo shyamba ntaratangira kurigenda sibwo bakurongoye uragiye wowe ahubwo uvuga ati mbere umuranga none nari manager ngiye kubera umuranga kuko ntabwo iyi sura yawe siko numva akazi kose ariko ukipanga ndamenya akashinzwe noneho nyirabyaraga ariko nagusabye n'ukuri murakiha bifitiye uburambe bifitiye uburambe ngewe nakubera umuranga nakubera manager bifitiye uburambe ko narabyigiye niba udashaka shaka abandi Kanyombya uvuga ngo Kanyombya ntahenda uyu mukobwa banza ukuremo umusa uremo umusa ndi ikigage ngewe oye bareka nkwereke none zani muhe yashingemo ushinge umuyeha ashingemo ipoti ntako rufuna bataka wa muheha bita rufuna bataka none sibyo ngibyo nibi mw'abanyarwanda mwe abanyarwandakazi namusogongera se ndi ikigage none se cyumumbarize nanjye none niba ari primus ifungura nsogongera uyereka umuyeha ubwo wakoresha rufuna bataka icyo se ni igiki kandi none uzikuri umutindi urakizi nibyo batindi ibyo ngibyo ngo reba viziyo hano igeze reba utwo dutama tw'uwo mukobwa ntabwo uteke mbabarira ntabwo nari nabibona mu Rwanda urwo ruvuna bataka iki kintu ni gishyashya ese wavuna umuntu uri gutaka kandi ariko si binibi umuntu ari gutaka ngo muvuna ngo ni ruvuna bataka ariko sikaba kare ibyo bintu ugiye kumera nka babandi bavuga ngo bafite igisomozo ni igiki ni bya Kanyo abaye nka byandi umugabo ajya abwira undi ngo oya ugasaba umugore abwira undi ngo wambwa akazi we kandi icyo ntago ari igitutsi ntago ari igitutsi no kuvuga ngo iba ari imbwa iri mu kazi ni imbwa akazi ni imbwa iri mu kazi ntago ari igitutsi imbwa akazi ntago ari igitutsi Kanyo bimutuke turebe rwashinziwe oya yamubwira ngo wambwa akazi wise yava mwishinzi oya ntari mu kazi ku mwami wowe wajya ku mwami ukabishinziwa ariko kubera ko uri mwiza nabwo ndi gushaka kujya ngo ubere manager nakugira inshinzi ukajya imbere y'umwami ukajya uri president umwami uzi ko ejo bundi nagiye mu ntuza mu rukari ubu se umufashe ubu ni ndakubwiye mu rukari mu mbere hari habaga umukobwa w'isugi niwe wakiraga amata y'umwami ariko mwamenya gute ko hari amasugi babanza kubereka ko ari isugi baramupimaga none se kumenya isugi birate ntago ratabigoye dogiteri ntago bijya bimugora yagomba ko ari isugi agategura amata y'umwami urumva se yego we urumva uwo mukobwa akamenya hari inyuma aho ngaho uko bimeze akaba ari uzaniye amata umwami akakira amata akanywa ibyo bintu rero nibyo nigishije mu rukari hari nawe rero birashoboka ko nagushakira uburyo ukabishinze ukajya imbere y'umwami ukajya ubyina ukaririmba kandi budise abanyarwanda bazwi inshinzi nabwo ari igitutsi ntago ari igitutsi nakubwira umuntu ngo ni imbwakazi ni imbwa iri mu kazi cyane pe ako kazi wowe wakabona iri ndakubwiye none igitutsi kari agaciro k'imbwa kazi apana ibitamuka imbwa igitutsi kikaze ni imbwa no kubwira umuntu ngo ni imbwa imbwa byonyine ni igitutsi ariko imbwa kazi bakugura uzi imbwa kazi kunisha bakugura ifite agaciro gateye ubwoba imbwa y'akazi ni hejuru njye ntabwo byandakaza kuki batavuga imbwa itazi akazi Kanyo turimo turagana ku musozo ejo bundi twabonye hari nomine abantu bari mu mafilime hari nomination zabayemo urimo nomination mbikubwire urabizi hano mu Rwanda hari ibintu bitari bitafite intellectualisme ni ukuvuga ngo tugomba kuba dufite icyo bita mu cyongereza bita nta cyongereza uzi oya naragikandagiye wa muntu none we utazuza neza isoni buretse gato ndibuze kubu Nesyo narinzi sinakiguhaye warakirutse ngo arakiguhaye cyo narinzi narakimuhaye ngaho ibintu arabivuze ntabwo uzi stupid icyo bisobanura nawe stupid arakizi ndashaka kugira ngo ndebe ko akizi arakizi
uragize ndashaka kugira ngo ndebe ko akize ese ubu ansomye mu bwonko ko kabona ndi ngo stupid umusomye Kanyonga urasoma mu bwonko wawe wasomye usoma ahagaragara mu bwonko se nta mata mufite ngo ansomye mu bwonko nta mata mufite ahubwo urashaka gusoma wizana ibintu nagusomye bwa mbere ariko sisubire bwa kabiri urumva rero bwa kabiri urasubira nta nakwinginze umva icyo akubwira ngo iki urasubira no kwinginze uribwiriza subira nta mahwa wabyaye se uretse nabyo turabigeraho uyu muntu afite amagambo uyu nguyu ahubwo arashaka amashaka kuba misi noneho abantu aho kugira ngo bakore invitation wimvite abantu b'abasitari wimvite bakina amafilme wimvite ukore collection ahubwo bagenda bakicikira ndasinye kontra nabo ariko sinzi aho byaherereye kuko nababwiye turi mu nama ndababwira muzajye mwimvite abantu mukore invitation mufite adresse mufite nimero za telefone mubahamagaze ahasigaye tujye mu nama turebe uburyo tuzakora ateri date tuzakora hana ateri date tuzakora hana ateri date tuzakora na president w'inama ibyo bintu rero byarananiranye iriya kode batoreraho mfite ibibazo ibi Uganda nshaka kukubaza byerekeranye na sinema ibibazo hari ibibazo mfite se ngenda bifite ndakubaza ufite movie ngo gikine mbaza iyo gusa hari n'ikibuga cy'umupira ufite boro yashoboye ikinisha iki se sha dukine se uri uwuhe se use guteye umupira koko usama wangeraho se ahubwo njye nakugeraho uwo mupira wangeraho iyo jambo ni ribi nkugeraho ngewe uwo mupira wawe ntiwangeraho ariko ko navuze ko nzashobora kugushyingira nshobora kubera amanage nutanye kubwira ngo wangeraho nkugeraho gushaka wiki kandi kuvuga umupira wari ugiye gushota urabimwumva abashobora kumugeraho muzamugereho ye ntago mpari Kayemba ndi kumubwira ikintu akumva ikindi ahubwo ibyo bambajije barambije ngo mbese kuki muri filime ngo bita bigenze bityo bitajye igihe ngiye ntaba invited nge sinshobora kwishora ngewe ariko kanyoreka nkwaza ikibazo kandi namubwenda mubaza ibibazo byerekeranye na sinema kuko natangije sinema mu Rwanda hanyuma ukama invitation nkaza hari ama awards wigeze utwara wigeze ugira wenda baguha ibihembo utwara nk'ibihembo by'ama award award ndazifite award ya Uganda nahawe Kisoro n'abanyamakuru n'abayobozi narayibonye mfite indi award nahawe ni Sango Star iyo award barayinyibye abajura bariba ukibaze umwo mujura waje kwiba none se mu rugaga barayibye nyine barebaga ese urumva award nayibonye naho undi kuba ngo rero nese muri filime runaka wenda hari urugaga rwigeze rugutoranyamo nk'umuntu wakoze ibintu bigendekirwa ngo baguhembe nk'umukinnyi wa filime apana ibyo bya Isango Isango bira nibigenwa n'intuza n'igitangazamakuru batoranyije abantu bakine sinema barantora bama award na Sendere yayibonye ntabwo ari yegeye n'abahanzi benshi barababonye award yeze amahembe kandi kamahembe mbona award icyo gihe rero yari award irimo ikoze mu cyumba ubungu award nta dufaranga tuba turiho tuyikurikiye ibintu bitagira amafaranga nge ntibazabiyongera ese hari award itagira imerekeza award z'imyaka yashize twanazibonye turi muri Mirikorine muri ariya hirya muri ya hoteli bahinduye izina ryayo Mirikorine hagana he hano mu Kiyovu ni hirya aho ngaho noneho baduha award batanga award ngiye ko n'abantu batanga award yakabaho kasize Verini mbisi iri kunuka kumva uri Verini iri award ntabwo nyiki oya izi award zo mu Rwanda izi award zo mu Rwanda zikeneye kuvugururwa pe ntazo nta award ibintu wajyamo utari gukoremo n'ibihumbi 100 bivuze nihanukiye kuko award the meaning of award burya ni ikintu kishimwe giherekezwa n'amafaranga naho kumbwira ngo ugiye kuma agacuma agacuma ngo ukakijyana ukagikira muri salon ngo uzakereka abantu nanjye nakibariza ibyo nakubwiraga kandi gasize Verini Kanyabugogo wagafata nawe ukavuga uti natwafite award nihaye kandi ntabwo biducineye kugira ngo dukore iki dukore movie dukore sinema dukine filime ntabwo biducineye uyu mukobwa wanjye urabona ko ari mwiza sometimes ushaka kumukora casting kamuha umwanya muri sinema agakina akamenyekana akazamuka akazahabwa agaciro n'ibyo nibikorwa akora ariko Kanyo ibyo uvuga reka nguce mu ijambo gatoya mbwira nk'ibintu bitatu bishobora gutuma umuntu arekiritwa muri filime akazanwamo ibintu bitatu abantu batatu umuntu ashobora kuzana batatu sorry the casting of course turi kumwe casting tushobora gukastinga kubera ko ukutsameye yego
icyo ni icya mbere. tukagukastinga kubera ko ufite amabinga nk'ay'inturo, Icyo nacyo kirahitingisha. turakomeza Ya voilà. dushobora kugukastinga kubera ko uri umuntu usa n'akarabo. Aha. Gatatu, dushobora kugukastinga kuko ufite amabere manini, Very nice. ukaba ufite amabere nk'aya Yes. ya wa mugore wo muri Uganda witwa Umwe nabonaga ba Yarakwenda. oya ibyo izina rya Yesu. Uwo ndamuzi nawe mwumvise. dushobora kugukastinga kuko ufite ibibuno binini, dushobora kugukastinga kuko ufite mu nda hatoya nk'uyu mukobwa ukora ku nyenyeri hano kunuza, hano hitwa gute? Ku nyenyeri bar. Inyenyeri bar hano ku Kagugu. Eh. Tukamukastinga uriya kuko afite mu nda hameze nka creyo ya shikoke. Eh. Dushobora kugukastinga kubera ko uri urwirungu. Yego. Dushobora kugukastinga kuko ushobora gukina uri umusazi, usa n'abasazi. Yego. The casting rero biriya byo kuvuga ngo gukina sinema ntabwo ari ubwiza bukina sinema. No. Hakina ikintu cyitwa kuba ufite role y'ikintu ugomba gukina, bagukoreye casting y'icyo ugomba gukora. Voilà. Icyo uvuga abahanga bano bantu bashora muri filime, ibyo bintu uvuze babigendereho. Kuko njya mbona abantu bakinisha filime hano mu Rwanda ukibaza ukavuga se nk'aba bantu ibi bintu babikoze bagendeye kuki? Filime ikinwa n'umuntu bitewe nuko agaragara, physically qualification. Yego. Gushaka ku casting twavuga tuyu muntu akwiriye gukina kuko abana n'ubumuga runaka. Bakavuga tuyu muntu tugomba kumushaka. Asholaye wabonye ko yarapfuye ijisho ariko none bakambara akantu hano kagakara. Fata na Nzovu, reba Nzovu uko angana. Tugomba kugasiga kuko ureshya na Nzovu. Yego. Kuko nabikoreye casting abantu bareshya na Nzovu, bareshya na Nambogo, kubera ko Nigeria yakoraga iki? Muri Nigeria hari abantu bagufi bakina filime bateye imbere na Amerika irabamenya cyane. Nanjye rero ndareba mu Rwanda turabafite. Barahari. Nibyo nanjye navuze. Dukastinga abantu nk'abo Nzovu na Nambogo tubarebe ko bashaka gukina konka bakagaragaza ibintu bimeze nk'ibya Nigeria. Yego. Icyo bitwa nishinze casting yo kugira ngo ushake bari abantu. Nuko ngo rero kugeza ubu I'm chief of course wa casting. Ushaka kunyereka content text. Kavuga ni none sister arayikina kuko ari inzobe. Yego. Turiwe kumushyiraho makeup ari guse n'umuzungu kubera amaso ye. Yego. Aragaragara nk'umuzungu kandi yari umwirabura kandi ari umunyarwandakazi. You understand guys? Yes, I get you. Okay, fucking. Komeza ntari ibi. Ariko Kanyo, ejo bundi ndi kuri radio imwe ntashatse kuvugira hano. Ibyo bintu uvuze nawe nakuvuzemo. Narababwiye nti iyi generation y'ubu ngubu ni generation irimo irakina filime iraciriritse cyane kurutiya iyanyu kuko mwebwe uburyo mwakoraga biri differa nibi ngiye bitubona. Mwebwe mwakoze ikintu mwubaka brand n'uyu munsi ubonye Nzovu uravuga uti uriya n'umukinnyi wa filime. Iyo ubonye Kanyombya uravuga uti uyu n'umukinnyi wa filime. Yes. Ariko abubu ngubu umuntu wavuga ngo ni ari top ninde? Umuntu wavuga ngo wazana ndi hano. Urareba kera bakoraga ibintu bikabostinga urumva none ikindi basaga nkaho bafashanya bagasapotingana bubwabo nta bintu byo batagendeye kuri ibi batagendeye kuri ariko ubu urajya kubwira umuntu casting umubwire ngo zana 10,000 kugira ngo winjiremo zana 100. Benshi tugenda tubumva amafaranga bagiye baka abaturage. Hari n'umwana maze iminsi arira ngo yagurishije ngo amahene yiwe ngaraza atanga amafaranga. Reka kuri urwo ruhande nkunganire. Wari ugiye kujyana ku musozi ariko ntabwo nari nanoga. Okay banza. Ariko ikintu nakunganira wowe reka nkunganire. Ngewe niba Kiramana akubwiye ati ngwino muri cinema yanjye uratanga 300,000 sibyo? Ngewe n'ibyasigaye aca abantu ndabizi. None reka mpita nkubaza. Buretse ibyo ntago ari ruswa kuko ngenda byemera neza nka Kanyombya nawe ni legend. Kanyombya nimba afunze ikintu kikaboostinga nkuba afite channel sibyo? Nago nakuzana uvuga ngo urashaka gukina filime ntigeze gukora casting ngabibone. Of course arabanza guca amafaranga abanze tubibomore amafaranga yo kukwigisha. Uri gucakure. Hoya. Ejo nari kumwe n'umwana w'umunjeniyeri. Aho hantu uvuze simazi n'uwo muntu uvuze reka tunamwihorere twamumenye mu minsi yashize ubunani ndamwise mwibagirwa tuganire tujye mu bigwi byacu bya sinema. Ijambo wavuze ngo kuki sinema za kera yego zitameze nk'uzuba kuki abakera bakinaga neza abo bari gukina ukundi kuntu kandi bari bwo hari iterambere. Nous avons fait des cinémas d'origine zifite isoko. Iriya ni filime yari ifite isoko, yari ifite inyandiko nziza, yari creative, imiterere myiza, yari ifite nyirayo yandika afite uburyo yandika kandi yahuye n'abantu
uzandika buri utazi icyo se yavuze amenye icyo sekuru yavuze. Bivuga rero ko iriya filime zacu za mbere ni d'origine zikurikira n'izindi twakoze, nanjye niyo nanditse niyo nakoze, ni filime d'origine zifite isoko bya mbere ko mbivuze, ariko igihe utari wayibona utarabona n'izindi ukore comparaison usanga iterambere n'iri. Ngo rero ubu ngubu ikintu gihari ubusambo, umuntu arashaka kugira ngo urasaba kugira ngo ujye muri filime aho kugira ngo ukore casting akakugurana amafaranga. Ngo ejo nari kumwe n'umu engineer, umwana n'umu engineer pe twagize urugwiro turanasangira, izina rye nshatse nanarivuga n'ubu ufite adresse mu ushaka kumwihorera. Bivuga ngo rero yagiye gusaba kugira ngo ajye muri filime amuca amafaranga 150. Bayamuciye aravuga ati na 300 nayaguha, ariko ukanyemerera ko ndakuba acteur principal. Iyo filime ikaba yari yanjye nanditse nkayiguha ukayikina, nangwa se kandi ukayijyana ikaba yawe. Arabyanga, urareba ko twaguranye abantu tubagurana amafaranga. Iyo tukabyita ubusambo, ubugegera, nta terambere tuzagira. Kwikunda. Ariko ikibazo kanyombya, reka mubwire ikibazo gihari, sibyo? Kandi nawe ugerageze kumva kote yanjye. Ubu dufite abantu, buri muntu wese uza, njye nabibona muri comment niyo wende twakinye nka filime. Umuntu akandika, nanjye nkeneye kuza muri filime. Iyo kuza muri filime ntago ari kupfa kuza. Buretse banzu nyumve, filime kuyikina ni impano completely. Uri kumva? None iyo ushatse gukina filime rero udafite iyo mpano, habaho kukwerekera no kukwigisha, ibyo byose hari cost bitanga. Urumva? Urishyura. Urumva hari ukwandikira umuntu ngo nanjye ndashaka gukina kuko yabonye mugenzi we ubizi ari kubikora. Ariko mbese uwo muntu abikubwiye kuko agendeye mu kigare, sibyo? Ntazi uko bikorwa. Hari ukugendera mu kigare kuko nabonye ko uyu babyita umuntu wese yakina ariko ntabwo ashobora gukina. Ashobora kuba ashobotse ariko adashoboye, cyangwa ashoboye cyangwa adashoboye. Icyo ndacyumva. Hakaza rero za nyigisho. Ikindi rero ngiye kubwira tugere ku musozo, ndakubwiye ngo tutaretse ubusambo, tutaretse kwiyemera, tutaretse gushaka kwikururira nk'aba bandi biba no kutiga YouTube ukayiba ushaka kuguma mu bujiji n'amakosa. Hari n'ikindi kintu maze kubona muri sinema, ariko ku rwego rwo hejuru rw'ubujura rwo kwiba YouTube. Unduki uriya tuzi se? Cyane nko muri Kenya hari umuntu washatse gukora ibintu bya complication witwa Gakunzi, ni umujura desha. Yaranyibye kandi niyo YouTube nanjye kubwira barayinyibye, bunduki ni wayinyibye. Ayinyibye ndamureba asanga ntaho azagera, nta naho azigeze. Kuko ntabwo yanyibye ubwonko, kuko mfite package y'ubwonko hano uzi gutekereza kandi bujya inama. Kuvuga ngo rero nta mustar usubira inyuma muri icyo kigare, muri ubwo buryo ntabwo tuzagira iterambere muri sinema. Ahinduka iki rero? Ikindi kintu buretse gato, abantu bafite bari muri uru rubuga rwa sinema bari gutegura casting, bari gushaka inyungu zabo. Bo bafite abakinnyi bamaze gutegura bazanakina muri iyo filime, bakaza muri rubanda rugufiya bagategura casting runaka, bakakubwira ngo casting uzayitabira ufite 10,000, ufite 5, ufite bingahe. Ese kubera iki? Iyo nta casting birimo. Reka nguhe urugero. Maison des Jeunes hari icyo isaba abantu kugira ngo bajye bakora sport n'ibindi. Maison des Jeunes cyo nicyo kintu cya mbere. Ikindi ugiye mu rwego rwa scoutisme tujye mu Gatenga, wari wabona hari amafaranga babaca kugira ngo bajye kwigisha karate nangwa bigishe inyuga. Nuvuga ngo rero ibuhahara dufite ntabwo tuzatuma urubyiruko rutera imbere. Sesa uri gufata umuntu udafite impano kuko yaguhaye amafaranga akaba ari ukoresha, none wa muntu ufite talent ya nyayo akaguma hasi. Aho nawe ndakumvise ndakugarukije. Nacyo ndacyumva cyane. Tuvuge igihugu muri rusange, tuvuge leta yacu, tuzakora ikintu cyitwa centre cinématique yo kwigisha urubyiruko. Uzatorwa, uzashobora, tugende tubakora casting tubavanemo bazakore very nice cyane. Ibyo reka dusoze tuzabisubiramo, ariko ibyo bintu tuvuze abantu banadukurikiye mwumve ko biri muri sector zose, no mu muziki birimo, birababaje kuba abantu bakompara ngo bavuga ngo
hari abantu n'umushoferi twigeze gushaka gutongana ambwira ngo umuziki w'ubu ngo urakaze, navuga umuziki wa kera niwo shingiro ry'umuziki w'ubu dufite. Urumva ndavuga kuki imiziki ya kera idomina kurusha ya kera. Uyu munsi harimo utwo tuntu tw'ububwa bagiye bashyiramo, tujye mu itangazamakuru, abanyamakuru badanje bari inyuma, abandi bari aho b'amafuti bakazamuka, tujye muri reka tujye no muri football. Iyi football ubona birababaje kuba usigaye ubona Amavubi atsindwa umukuru w'igihugu yicaye muri stade Amahoro, sibyo? Bivuze ngo suko abakinnyi badahari, ikibazo kiri muri hahandi indani muri centre. Nari babwiye turataragira ku musozo kuko ndumva ikiganiro kitangiye kuryoha, ahubwo dushaka koza n'amasaha twakora. Ariko ikintu nakubwiye ngo centre ya football tuvuye centralize football. Football impamvu iri inyuma nuko badakora imyitozo no kurekirita abakinnyi badashoboye. N'abasirikare bacu badakoze imyitozo ntacyo bakora. Icyo kirumvikana. Abapolisi bacu badakoze imyitozo ntacyo batsinda. Nicyo gihe igihugu cyacu cyateye imbere mu rwego rwa polisi, mu rwego rwa gisirikare bateye imbere. Ukabona ko tugiye gufasha ibindi bihugu. None se ngambwira uzavana umukinnyi muri Mavubi. Wibuka ariko kutajya mu myitozo utariye. Bararya ahubwo we vuga ngo nta mpano bamwe bafite. Nibyo bya bindi nawe wavuze. Batanga akantu. Nese hari amakipe adahembwa amara nk'amezi 2 cyangwa 3 adahembwa. Yewe bari abatunzwe ni turaziranye. Urumva reka mbaze ubwire. Yewe nzabakinnyi nawe batera umwaka ubwazi. Wowe uri umuhinde batera umwaka ubazute. Umva kanyombya mbaze. Ikindi mu makipe harimo abagiye benshi. Buretse mbaze ubwire. Buretse mbaze ubwire. Batera umwaka. Urumva umva kanyombya buretse. Umva se abakinnyi umva icyo nkubwira. Uyu munsi wa none urugero Rayon Sport ishobora guhura na Kiyovu. Noneho Kiyovu n'urugero, ariko abakinnyi bamwe bo muri iyo kipe imwe muri izo mvuze bakajya kugura ya kipe ngo yitsindishe. Impamvu barashonje. Nese wagambanira ikipe yawe udashonje? Yes. Ukajya wagambanira urugo rwawe udashonje. Ukabona amakipe abiri arakinnye ariko bazi iri butsindi yariyo. Impamvu nuko bashonje. Ariko reka tujye mu bintu bindi kuko mu mbaya. None kara wajya kugambanira igihugu cyawe atari inzara, atari ukwifuza amafaranga. Yes. Oya akagwa amafaranga. Reka mbwe hari umuntu kugambanira igihugu nabyo. Hari umuntu bigeze kwa amafaranga. Baramubwira ati wewe angiza ibintu. Uwo muntu urashaka kwangiza ibintu by'abantu, imbaga y'abantu uri umwe kubera ubufaranga baguhaye muri diaspora yongiye bagaha udufaranga ugashaka kwangiza igihugu cyawe. Ubushaka burya kwangiza nukuba ushaka kwikururira wenyine. Ari byo by'ibyo bya sinema bavuze. Wowe uracyababunda amafaranga ya mirenge, amafaranga arenze kamere, ushaka kugira ngo yige sinema muri wowe, ukabona ko uri guteza urubyiruko imbere. Wowe uri umushonji mubi. Pumbafu. Bye bye. Ariko ntitwibagirwe n'aba bantu bafite channel, urumva baza bagakinisha abantu, babona channel zabo zimaze kuremera, batari guhemba abo bakoresheje amacano bakayagurisha. Ukine ukamusaba igitsina. Igitsina iri igitsina cyo kirimo umuntu ari kwitegereza kuri set yawe akanigaburira. Warangiza ngo umukobwa araje arakubwira ati ndashaka gukina filime, ukamubwira ati ndashaka ko tubanza igitsina. Nuvuga ko igitsina hano kiravuze ubu. Yegora. Oya ni service zose ziri hano mu Rwanda. Service zose ziri hano mu Rwanda. Ni banzume. Nyaguhabwa uburozi. Twigende tuzagaruka. Imana ibarinde, turi kumwe tuzasubira. None se ubwo yo si ruswa. Nukongera ntabwo ari ruswa kandi. Igitsina cyaratsinze. Wapi? Igitsina cyaratsinze. Imana ibarinde rero, Kanyombya nawe abayamagana ibyo akora. Sawa rero.